Shalom bene data, turashimira Imana ko yongeye kubukesha amahoro turi bazima. Uyu munsi wa none Imana yongeye kuduha ijambo ryayo kugira ngo turigabane namwe. Uyu munsi wa none rero turasoma ibyanditswe bibiri biri muri Bibiliya, hanyuma tuze kuhakuramo ubutumwa Imana yatugeneye uyu munsi. Rero igice cya mbere turagisanga mu rwandiko Pawulo yandikiye Timoteyo rwa kabiri, igice cya gatatu duhere ku murongo wa mbere tukageza ku murongo wa gatanu. Hano yavugaga ubuhenebere buteye ubwoba bwo mu minsi y'imperuka. Ubwo Pawulo yandikaga urwo rwandiko yari yarafungiwe ubutumwa ari muri gereza, abyandikira umuhungu we wo mu gakiza witwa Timoteyo. Timoteyo yari umuhungu wabyajwe ubutumwa na Pawulo. Nyina yari umuheburayokazi ariko se yari umugiriki. Ariko iki ni ikigaragaza ko Imana itagirobanura ku butoni. Rero yamwandikiraga izi nzandiko ashaka kumukomeza kugira ngo iminsi y'imperuka nigera akabona imico mibi mu bantu, cyane cyane abo yayoboraga, ntazagire ubwoba cyangwa ngo bimuhungabanye kuko se wo mwuka yarafunze. Rero dore ukuntu yamwandikiye uhereye ku murongo wa mbere ukageza ku murongo wa gatanu. Ngo umenye yuko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya, kuko abantu bazaba bikunda, ngo bakunda impiya, gukunda amafaranga cyane. Ntawe udakoresha amafaranga, ariko iyo bavuze kuyakunda ni nko kuvuga uti ukayasimbuza Imana, ukayasimbuza abantu, ukaba mbese wumva yuko udafite ayo mafaranga wapfa. Ubwo ni ukuvuga ngo ikintu Imana yaremye cyose ikakiguha ngo ugikoreshe mu byayo, wenda n'ayo mafaranga arimo ni igikoresho, yes, ariko ntabwo wakabaye ugera ku rwego rwo kukigira ikigirwamana ngo ugikunde cyane, noneho ugisimbuze abantu, ugisimbuza Imana. Ni ukuvuga ngo ukunda impiya ni cya gihe ushobora kuvuga uti ngiye kwiruka inyuma y'impiya, ngiye kwiruka inyuma y'amafaranga, ngiye gukorera amafaranga, sinzagire n'umwanya wo kuza mu rusengero cyangwa kugira umwanya wo gushimira Imana no kwishimira ko yayampaye. Ubwo uba wakunze impiya, uba wakunze amafaranga. Icyo nicyo bivuze. Twese dukenera amafaranga mu buzima, iyo kugira ngo akemure ibibazo. Amafaranga agomba kuba umugaragu wacu kugira ngo adufashe mu byo twifuza, mu kugura ibiryo, mu kugura ibyo dukenera mu buzima. Ariko iyo twageze ku rwego rwo kuyakunda, biba byageze ku rundi rwego, tuba twahinduye ibigirwamana. Ibyo rero nibyo Pawulo yabwiraga uwo muhungu we wo mu mwuka Timoteyo, ati muri iyi minsi abantu barikunda kandi bagakunda impiya, ngo bari birarira. Kwirarira no kwibona, ukavuga uti ngewe ngezweho, ngewe ndi umuntu ukomeye, ngewe ndaruta abandi kubera yuko mbarusha ibi, kubera ko ngewe mfite ubutunzi bwinshi. Ubwo bariya batari bagira ayo mahirwe yo kubibona, ukabirariraho, ukabibonaho, ngo bibona, ngo batukana, batumvira ababyeyi babo, indashima. Rero iyo ibyo bintu bigenze gutyo, tukabona abantu bagize ihumure, tuba tugomba kugira n'umwanya wo gushima, tugashimira iyo Mana. Ariko iyo umuntu abaye indashima, ni cya gihe uvuga uti n'ubundi yagombaga kubikora, n'ubundi Imana yagomba kubikora, ukibagirwa ibyo Imana iba yaragukijije, ukibagirwa iby'Imana yagukoreye mu bihe bishize, ukibagirwa ibyago yagukuyemo. Ntugire n'umwanya wo kwishimira, ntujye no mu nzu yayo, ntunafate n'igihe ngo usenge ushime. Ibyo byose bigaragaza ngo abantu bo mu bihe by'imperuka ngo batarabera, ni ukuvuga ngo ni abantu bashishikazwa no gukora ibyaha, kumva gukora ibyaha ari ibintu bimunejeje, badakundana babo, batuzura, babeshyerana, batirinda, bagira urugomo, badakunda ibyiza,
bagambana, ibyigenge, bikakaza. Ahantu rero nshaka kuvuga cyane nkashimangira ni uwo murongo wa 2b, ngo bakunda ibibanezeza aho gukunda Imana. Bakunda ibibanezeza aho gukunda Imana. Ahangaha ni ijambo risobanura ikintu gikomeye ndetse kivuyemo n'umutwe w'inyigisho ivuga ngo gushaka ibyakugirira akamaro kuruta ibigushimisha byakurimbura. Ibinezeza kandi bishimisha abantu bo mu minsi y'imperuka ni ibyaha, ni ibintu bibajyana mu kurimbuka. Ibyaha bitandukanye, ibyaha murabizi, ibyaha biri mu bwoko bwinshi, ariko akenshi usanga bikunda kunezeza abantu, akumva biramunejeje cyane, ariko nyuma yabwo bikazamurimbura. Ngo aho gukunda Imana, umuntu ahubwo bamubwira kujya gusenga akumva kabisa ibintu bimunanije, ni ibintu yumva adashaka, ndetse ikindi umuntu akumva ibyamunezeza ari ukwirirwa yibereye mu biganiro bibi byo gusebanya. Ariko bavuga bati vayo tujye gusenga, dufate igihe dushaka Imana, akumva n'umutwaro bamugeretse ku mutwe. Ijambo ry'Imana muri Zaburi ya mbere havuga ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, ntiyicane n'abakobanyi, ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira ku manywa n'ijoro. Ngo umeze atyo ngo azahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, cyera imbuto zacyo igihe cyacyo. Umuntu nk'uwo rero unezezwa no kuzimura, unezezwa no gukobana, uwo nguwo yumva bimunejeje ngo aho gukunda Imana. Ukunda Imana numeze ute? Ni wa wundi ushaka gukiranuka, ni wa wundi ushishikazwa no kujya aho abandi bateranira, ni wa wundi ushishikazwa no gusoma ijambo akaryumva, akumva agashakisha kumva icyo Imana ivugana nawe. Ni wa wundi ushobora gufata igihe akiyiriza ubusa agasenga, ni wa wundi uharanira gukora ibyiza, ni wa wundi ugira amakenga. Iyo turebye mu Bagalatiya hariya havuga ngo imbuto z'umwuka ni 5. Hajye twumve 5 turabanza 19 tuze kureba 22. Turareba umuntu ukunda ibintu bibi, ariko turebe n'umuntu ukunda ibyiza. Abantu babiri baratandukanye. Rero mu gihe cy'imperuka, mu gihe cy'ibihe by'imperuka aribyo turimo uyu munsi, abantu barakunda ibibi aho kugira ngo bakunde ibyiza. Abagalatiya 5:19 turabona imbuto za Satani, turabona imbuto za kamere arizo z'ibyaha, ariko tuze kureba n'imbuto z'umwuka ari za zindi Imana yifuza yuko twabamo. Dusome mu izina rya Yesu. Umurongo wa 19 Abagalatiya ibice 5 haravuga ngo dore imirimo ya kamere iragaragara, ni gusambana no gukora ibiteye isoni n'iby'isoni nke, no gusenga ibishushanyo, no kuroga, no kwangana, no gutongana, n'ishyari n'umujinya n'amahane, no kwitandukanya no kwirema ibice, no kugomanwa, no gusinda, ibiganiro bibi n'ibindi bisa bityo. Ndababwira hakiri kare nk'uko nababwiye kera, yuko abakora ibisa bityo batazaraga ubwami bw'Imana. 22 Ariko rero imbuto z'umwuka ni urukundo n'ibyishimo n'amahoro, no kwihangana, no kugira neza, ingeso nziza, no gukiranuka, no kugwa neza, no kwirinda. Ibimeze bityo nta mategeko abihana. Imana iguhe umugisha. Evangelist Goreti, urumva rero yuko abantu benshi bo mu minsi y'imperuka bikundira ibintu bibi, bikundira ibintu byo gusebanya, bikundira ibintu by'inzika, bikundira ibintu byo kwangana, kavuga turi bwampemukiye nanjye muhemukire, bikundira ibintu byo gutandukana, bikundira ibintu byo kubeshyerana, kugambana, ibintu nk'ibyo, ariko ngo bakanga Imana.
Kwanga Imana rero ni no kwanga iby'Imana ikunda. Iyo ushaka kugira ngo wange Imana, wanga no gukora ibyo ikunda. Iby'Imana ikunda rero ni ziriya n'imbuto z'umwuka zo gukundana, kugwa neza, kwirinda, ni ibintu mbese nawe wumva wakora Imana ikishima, ibintu wakora ugakorera abantu neza, ukabagirira neza, ugakiranukira Imana, ukirinda ibyaha. Ibyo bintu bigaragaza yuko ukunda Imana. Ibyakugirira akamaro ni ugushaka gukiranuka. Ibyakugirira akamaro ni ukwera imbuto z'umwuka. Hariya muri Matayo 7:13 umva uko havuga: munyure mu irembo rifunganye, kuko irembo ari rigari n'inzira ijyana abantu kurimbuka ari nini, kandi abayinyuramo ni benshi. Abayinyuramo ni benshi. Icyo bivuze ni iki? Abo bantu bajya mu nzira ijya kurimbuka ni benshi. Ikintu kigirwamo n'abantu benshi ubundi kiba gikunzwe. Urumva ko ari ikintu gisobanutse. Ni ukuvuga ngo aho kugira ngo ukore byakugirira akamaro nubwo mwaba muri bake, wowe urashaka kujya mu byakurimbura bikunejeje nubwo ababijyamo ari nyamwinshi. Haranira gukora ibyakugirira akamaro aho kugira ngo ukore ibikunezeza byakurimbura. Urabivugaho iki, Evangelist Gorete, tugenda dusoza? Iri ni ijambo ryiza cyane. Kenshi usanga abana b'abantu dukunda ibitunezeza kuruta uko twakwita kuri bya bindi bidufitiye akamaro, kandi ari nayo mpamvu dukora ibinyuranye n'ubushake bw'Imana, kuko bya bindi bitunezeza akenshi usanga ari ikinyuranyo cy'Imana, cy'iby'Imana ishaka. Rero umwana w'umuntu ashaka ibimunezeza, ibinezeza amaso ye, ibishimisha umutima we, nyamara muri bya bindi bimunezeza akenshi na kenshi usanga binyuranye n'ubushake bw'Imana. Ibyo rero ntabwo ari byo biba bikwiye kudushishikaza. Iyo uri umukristo uba ukwiye kumenya ibyo Data ashaka kugira ngo abe ari byo ukora, ugakora iby'Imana ishaka, nibwo uba uri umukristo ushimwa n'Imana kandi unezeza Uwiteka Imana. Iyo dusubiye kuri iri jambo tumaze gusoma mu Bagalatiya 5 ku murongo wa 24, hatubwira ngo abakristo Yesu babambanye kamere n'iruba n'irari ryabyo. Bivuze ngo igihe uvuga kuri umukristo, iyo wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, uba ugomba kubamba ya kamere yawe, ukayibambana n'iruba ryayo n'irari ryabyo. Kenshi rero umwana w'umuntu akururwa n'ibyo ararikiye. Imana idufashe cyane. Imana idufashe, iduha imbaraga zo kubamba kamere zacu. Twisanga twatwawe na kamere zacu n'ibyo kamere zacu zirarikiye kuruta uko twakora iby'Imana ishaka, tukanyuranya n'ubushake bw'Imana, tukisanga mu bibazo. Hano muri Matayo 7:13 baratubwiye ngo munyure mu irembo rifunganye, ngo kuko inzira ijya mu kurimbuka ari ngari. Ijyana abantu mu kurimbuka ngo ni ngari. Imana yacu nishimwe. Inzira ijyana abantu mu kurimbuka ni ngari. Abantu benshi bikundira ibibanezeza, bikundira ubuzima bworoshye, ntabwo bashaka gukora iby'Imana ishaka. Nyamara iby'Imana ishaka nibyo bitugirira akamaro. Bya bindi twebwe turarikira nta kamaro bidufitiye. Inyuma y'ibyo turarikiye, y'ibyo twishimira twebwe twita ko ari byiza, haba hihishe urupfu, haba harimo ibintu bibi, ariko iryo banga ntabwo turimenya. Uyu munsi ndakwifuriza wowe twumva kugira ngo usobanukirwe iryo banga. Ntukite kuri bya bindi kamere yawe irarikiye ngo wibagirwe ibyakugirira akamaro. Nubona umutima wawe ufite ibyo urarikiye wumva bigushimishije, ujye ubanza utekereze neza, urebe uti iki kintu ngiye kujyamo, iki kintu ngiye gukora kimfitiye inyungu ki, cyangirira akamaro ki. Ntugahubuke ngo ugihubukire kuko wumva kikunejeje, ahubwo ujye ubanza utekereze
ariko se iki kintu nkora Imana yo irakibona iti? Ese kiranezeza Imana? Ese kiri mu bushake bw'Imana? Icyo gihe nugira uwo mutima ukagira ubwo bwenge bwo gusesengura, bwo kubanza kwita ku bintu wumva bigushimishije, ugatekereza ukareba ingaruka zabyo, ukareba ingaruka nziza cyangwa imbi, bizagufasha cyane gukora ibyo Imana ishaka. Uwiteka Imana iduhane umugisha. tuba tugira ngo tuganire, kuko iyi porogaramu bayita menya ukuri. tuba dushaka kugira ngo tubwire abantu ibya bakura mu bujiji, cyane cyane twifashishije ijambo ry'Imana, cyangwa se twifashishije inararibonye tuba twarabonye mu buzima. Rero reka mbaze Goreti ijambo, ndasa nkaho mbariza nk'umuntu ushobora kuba yabaza, kuko ubu ngubu ntabwo tuba turi kuri radiyo ngo baradutelefona ngo batubaze, ariko hariya bavuga ngo bakunda impiya. Ijambo bakunda impiya, umuntu ashobora kuva hariya akabaza ati ariko kuvuga ngo bakunda impiya, kandi twese tubona yuko impiya cyangwa amafaranga twese tuyakeneye kugira ngo tuyakoreshe, iryo jambo riba rivuze iki? Nibyo pasita, amafaranga ntawe utayakenera, ariko hari ugukunda amafaranga ugakabya, ugasanga amafaranga yakubereye ikigirwamana, amafaranga wayarutishije Imana, amafaranga wayarutishije umuntu mugenzi wawe waremwe mu ishusho y'Imana. Ugasanga wikunze ntushobora no kuba wafasha umuntu ufite ikibazo, kuko urikunda, umutima wawe warondomokeye mu mafaranga. Ba bandi bagambana baha amafaranga za ruswa bakica abantu, uwo muntu amafaranga aba yaramutwaye umutima, amafaranga aba yarabaye ikigirwamana. Imana idufashe cyane. Ugasanga amafaranga niyo wimirije imbere, nta rukundo rukikubamo, ntushobora gukunda mugenzi wawe, nta mpuhwe ukigira, ntushobora kureba ubabaye ngo wumve umugiriye impuhwe, ahubwo umutima wawe uri ku mafaranga. Ikindi kivuga ngo gukunda amafaranga ni igihe umwana w'umukobwa ata ubusugi bwe akavuga ati kugira ngo njyewe mbone ariya mafaranga, nuko ntanga umubiri wanjye, nuko ntakaze ubusugi bwanjye, ariko nkabona ayo mafaranga. Si cyose bivuze ubwo? Nibyo pasita, niho uriya mu murongo wo mu Bagalatiya ibice 5 umurongo wa 24 hatubwiye ngo abakristo babambana kamere n'iruba n'irari ryayo. Uwo mukobwa aba yararikiye amafaranga, ariko ntarebe kure ngo arebe ko ayo mafaranga agiye kwakira agatanga umubiri we ashobora kumurimbura, ashobora kumubuza bwa buzima, ashobora kwandura sida, kubera ko iyo yakurikiye amafaranga, yumvise amafaranga ari meza, ntiyitaho, ntiyikunda. Amafaranga agutera no kwiyanga, ahubwo navuga ko aba yiyanze, kuko ntaba yarebye ingaruka ari bukure muri bwa busambanyi. Imana idufashe. Rero tugenda dusoza ubwo butumwa bwumvikanye, muvandimwe nshuti, aka kanya ndagira ngo uhitemo icyakugirira akamaro. Icyakugirira akamaro ni ukwakira Yesu Kristo nk'umukiza wawe, ukakira Imana ikaba mu mutima wawe, ikakuyobora mu byiza, ikakuyobora mu gukiranuka, ikakuyobora mu gukunda, ikakuyobora gukora ibyakugirira akamaro, aho kugira ngo ukunde ibikunezeza, binezeza umubiri wawe, binezeza amarangamutima yawe, ariko byakurimbura. Uwiteka Mana, ndagushimiye yuko udushoboje kuvuga ubu butumwa, kandi ndagusaba Mana kugira ngo abaza kubwumva bose ubaganirize kandi bafate icyemezo gifatika, bave mu bintu byabarimbura, ahubwo bashake ibyabagirira akamaro, ariko kugushaka no kugukiranukira. Iyi ni gahunda yitwa menya ukuri. Telefoni zacu ni Pastor Nsengimana Sylvestre 0782635996, iza Goreti Muhongerwa Evangelist ni 0788473245. Niba ari bwo bwa mbere wumvishije ubutumwa, usabwe gukora subscribe, ugasangiza ubutumwa abandi batari babwumva, kandi ukajya udutelefona cyangwa ukatwandikira ukatubwira wenda utwunganira, cyangwa se utubwira icyifuzo cyawe kugira ngo tugusengere. Imana ikugire neza. Shalom.